Haleluya, haleluya. Tugiye nanone kuganira ku ijambo ry'Imana. Abana b'Imana turasabwa byinshi, turasabwa kwiyeza, turasabwa kandi gusenga. Muri kumwe nanone na Pastor Dr. GAKWAYA Emmanuel, tugiye kuganira ku ijambo riri mu Bakolosayi igice cya 4 murongo wa 2. Ravuga ngo mukomeze gusenga, muba maso, mushima. Amen. Hano turabona ibintu bitatu: gusenga, gukomeza gusenga. Ntabwo gusenga ari bwari rimwe gusa, kabiri, gatatu se, ahubwo burya gusenga ni ubuzima, ni ubuzima bw'Umukristo wese. Atari uko hari ibintu by'ingenzi byo gusengera cyangwa ari uko turi mu bihe bikomeye gusa, ahubwo ni ubuzima. Uko uhumeka niko ugomba gusenga. Uko uhumeka, guhumeka, mbese gusenga ni ubuzima. Gukomeza rero urumva ni ukuguma mu masengesho, atari ukuvuga ko utagira kandi kazi ukora, kuko niyo waba uri mu kazi ntibikubuza kuba wasenga. Mbese ni ukugira ngo tugumane ubwo bumwe n'Imana. Waba ugenda urasenga, waba uri umurimo waba ukora wose, ntabwo wakubuza gusenga. Gusenga rero ni ubuzima bwa Gikristo tugomba kumenyera, kuko n'Imana idushakaho ngo mukomeze gusenga. Ikindi cya kabiri ni uko tugomba gukomeza kuba maso. Tugomba gukomeza gusenga tukaba maso, kuko n'Imana idushakaho. Kuba maso rero nabyo ni ingenzi, kuko ni ikimenyetso nacyo cyo gutegereza. Kuba maso ni ugutegereza Umwami, dutegereje mbese umwanzi, ku buryo tunyura muri humye tukamenya uburyo adushuka, kuko ibishuko bye turabizi. Ni kwa kundi adushukisha iby'isi, akadushukisha icyubahiro, akadushukisha n'ibyo ngibyo. kumwe yagerageje umwami wacu, umwami Yesu, ariko ntakora icyaha. Niko natwe tugomba gutsinda Satani, kuko nicyo aduhamagarira, icyo umwami aduhamagarira, ngo dukomeze dusenge. Iyo dusenga tubona imbaraga zimuturukaho, kuko nacyo ni ikimenyetso cyo kumwizera. Iyo usenga, gusenga rero, wasenga wiherereye cyangwa uri mu ruhame. Ushobora gusenga upfukamye. Hari uburyo uko uba umeze, uburyo wabikora. Ibyo ngibyo tubibona ko mu isengesho yigishije abigishwa be, natwe ariryo isengesho rya Data wa twese. Tubona ko harimo ibintu 6 Yesu atubwira biba mu isengesho, 7 biba mu isengesho. Tugomba rero kubivuga uko bigenda bikurikirana. Urivuze rero ugenda ubyumva. Guha Imana icyubahiro, Data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ukunda bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Urumva, noneho hakaza ibindi by'abantu: duhe ibidutunga, tubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tuba tugirira, ntuduhane mu twoshya. Ibyo ni 3 nanone. Noneho tukaza gusoza tuvuga iby'ubwami bw'Imana, ko Imana ihabwa icyubahiro cyayo. Mu ijambo ry'Imana rero ritubwira gusenga mu buryo bw'ukuri, kujyana ku gakiza, no mu buryo bw'Umwuka. Imana kandi ikora ubushake bwayo ku buzima bwacu. ntitinye ukuri, ntitinye abantu bicisha bugufi. Kandi Imana, kubera ko ikiranuka, isubiza mu gihe cyayo. Buri wese ufite igihe cyawe, na mugenzi wawe afite igihe cye, ariko hari igihe cy'Imana. Imana rero igasubiza mu gihe cyayo. Umukristo rero agomba gushima, kugira amashimwe, aha Data wa twese amashimwe ku bw'ibintu byose Imana ikora ku bwacu, kandi tukayishima muri byose mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Iyo rero niko Yesu yatubwiye ko
ibyo dukora byose tugomba kubisaba mu izina rye, dushima Imana, kuko amashimwe ni ay'Uwiteka kandi nta kintu gishobora kutuzaho Uwiteka atacyemeye. Ibitugeraho byose ni uko yabyemeye. Kugera rero mu byago ugomba kwihangana kugira ngo, kuko urigendana na Yesu, uri kumwe na Yesu, ihangane kuko ibyo ucamo byose Yesu yabyemeye, aba ari kumwe nawe, ntabwo aba yagusize, aba ari kumwe nawe. Haleluya! Aba ari kumwe natwe ngo batwegereye ahubwo cyane kurushaho. Reka rero dushime Imana yuko ihorana natwe, kandi dukomeze ngo mukomeze gusenga, muba maso kandi mushima, dushima muri byose mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.